uretse ko atari n'urugero rwiza rwo gutaha kuko byumvikana neza ko iyo ari filime umaze kureba ni filime nyafurika cyangwa wo ku isi uwo ari we wese ni indoto nshaka tuganire, ndashaka umbwire uburyo waje kuvamo umumodo ukomeye kuri urwo rwego. Na mbere gato yuko tumanuke hasi, kuko akenshi kino kiganiro mba nshaka duhe inspiration abantu benshi. Hari abantu baba bafite indoto, baba bashaka kugira ibyo bashaka kugeraho, baba bafite byinshi bashaka kugeraho. Mbere yuko tubigeraho kugira ngo tumanuke duhere hasi, reka mbanze mbere kuri success zawe. Aka kanya umuntu ashatse gusobanura Anifa umufite, yamusobanura nk'umuntu umeze utari ko waka kanya bitewe n'ibikorwa bitandukanye ukora. Aka kanya bitewe n'ibikorwa, I would consider myself one of the growing supermodels, and kubera ibikorwa bitandukanye maze kwitabira ama fashion week akomeye yose uko ari ane, New York, Milan, Paris na London, zose ndazikora. Hanyuma maze gushutinga ama magazine atari make, harimo na Vogue. Maze gukora amashow nayo atari make. Usibye Vogue, izindi magazine nazo umaze gusohoka muri ziri? Nakoze Vogue Italia, niyo yari ya mbere. Nakoze Harper's Bazaar, izasohoka vuba. Nakoze The New York Times, nakoze Edition, nakoze Self Service rimwe, ni nayo yanzanye Paris, nzayishutinga ejo iyindi Edition. Ni nyinshi, izo nizo nabasha kuvuga, ariko ni nyinshi. Nakoze Edition, nakoze Self Service, nakoze Self Service, nakoze Edition, nakoze Vogue, nakoze Harper's Bazaar, n'izindi nyinshi cyane. Wow. Inzira y'isikoje guciye mu ijambo rukomeje. So maze gukorana n'inzu z'imideli zikomeye ku isi, harimo Fendi. Natangiriye kuri Prada, nakoze Fendi. Uravuze ngo watangiye kuri Prada? Nahereye kuri Made in Rwanda. No, itangiriro ryawe ni Prada, uvuga utangiye kariyeri watangiranye na Prada. Niyo show yandonshinze, yagushyize hanze. Ni Prada. Ni Prada yari exclusive. Ubwo abantu ngo utangira umupira w'amaguru, ugiye gukina umupira w'amaguru bwa mbere ugahera mu cyiciro cya mbere, gusa ibyo bibaho ugahera muri Real Madrid. Ariko ibyo ngibyo ni kuri level iri international, hari n'ibindi byahariye. Okay, kuri level international watangiranye na Prada. Reka turaza kujya mu rugendo rw'ukuntu watangiye. Yes, Prada mu rwego mpuzamahanga. Nakoze Prada exclusive, niyo show yanjye ya mbere. Nakoze Fendi, turakorana inshuro nyinshi. Nakoze Dior, nakoze Victoria Beckham, nakoze mfite n'iyindi mu minsi iri imbere mu cyumweru. Izabera he? Izabera Scotland, Edinburgh. Urava Paris uhita ujya Scotland, muri Ecosse, byumvikane neza. Yego. Komeza. Iyo ni ya Christian Dior. Nakoze Christian Dior, nakoze J.W. Anderson, Victoria Beckham nayivuze, nakoze Etro, ni nyinshi. Victoria Beckham. Victoria Beckham, Etro, Acne. Victoria's Secret ni iratandukanye. Victoria Beckham ni y'umudamu wa Beckham, David Beckham. Hanyuma Victoria's Secret iri ku ruhande. Wow. Banze muri nakoze mu mashyi, kuko mu Rwanda dufite abantu bakomeye ariko ntitubimenye, kuko izi nkuko natangiye ikiganiro kuvuga, izi ni indoto z'umukobwa uwo ari wese wifuza kuba umumodeling, uri mu nzozi zabo, urimo urazibamo already. Akaba ari mu byatumye nguhamagara kugira ngo tuganire. Ukaba uri n'umunyamakuru uzwi kuri radio Isango Star, muri Sango na Muzika, muri Sunday Night, ibiganiro bitandukanye wagiye ukora ku Isango Star. Ukaba waraciye no muri Miss Rwanda, ndibaza Miss Rwanda, Miss Supranational. Miss Supranational. Miss Supranational. Ikamba wararitwaye cyari yaguciye mu myanya y'intoki? Byagendireyo. Byagendireyo.
ariko naje muri top 3 I guess naje muri top 3 so ubwo ni ikamba riri main nabaye runner up ikamba riri main naramuhariye wahisemo kumwarira kuko ufite wowe nzajya muri fashion modeling naramuhariye kamuriza yandi yes babita Anifa impamvu nashakaga kugira ngo kuko hari abantu benshi batamenya aba fashion models bacu cyase abantu bagaragaza imideli bihangana abantu tumenya gukoresha aya magambo y'icyongereza harimo ibintu mu kinyarwanda bigoye kuvuga kare naho ntekereza nanjye ndandikira message Jolly nanamusuze muri big up arimo arutangana neza mu Bwongereza I speak yambaye ikanzu nziza cyane abirewe no biranyispiro bintera nimba n'amarangamutima yo kwandika ubutumwa kuri mwandikira niba ndashaka ijambo ry'ikinyarwanda ryo kuvuga seriousness y'isura ye ndari seriousness no mu kinyarwanda iryo jambo ranje ndaribura ndi bukoresha hari amagambo bigora umuntu ufite isura iri serious ariko mu buryo buri positive nanjye ubwo ndi kugerageza kurishaka iryo jambo rimwe uranda rimfashe ndetse ndiyamenyera kuko kari narishatse ndaribura de hari amagambo bigora kuyabona hari amagambo atugora rero kuyashaka bikatugora kwemera ugatinda nibyo rero na fashion modeling cyangwa se fashion model biragoye kubona abagaragaza imideli aberekana imideli hari igihe uvuga ko umuntu yumva ibyo ari byo ubwo rero tuvuga gukoresha iryo jambo babiyumve reka ngusabe rero tumanuke hasi wihangane tumanuke mu buzima bwo hasi kugira ngo dushobore gusobanukirwa na Anifa uri kuri urwo rwego dusobanukirwe n'abamodels bari i Kigali bashaka nkawe kugira ngo dusobanukirwe inzira baciyemo kugira ngo ugere kuri urwo rwego hari igihe umuntu atekereza ko umuntu uri kuri urwo rwego aba yaravutse ari gutya ameze cyangwa se yarakuze ari gutya ameze kandi hari challenges hari abashaka kubigera bisaba iki hari ibyo tujya twumva byinshi bitandukanye bavuga muhura nabyo murimo inyuma muri stage n'iki n'ibindi reka tumanuke utuganirire tubisobanukirwe Anifa umufite niyo mazina ya yego niyo mazina yanjye ntari izina ry'umugabo oya nitwa Anifa umufite byonyine kuko ndi bucura ka Cadette gashobora kuzamo ariko ntago kamenyekanye wikahisha kuko nimba ariko bakwitaga ni akazina kawe ntago kamenyekanye Odase yirwara tuvuye ngo seriousness ni ushize amanga no seriousness y'isura ubwo wabihuza gute isura ishize amanga gushira amanga nibaza ko ari ukuba bold ariko Odase tumushime bon sinzi simbizi ikinyarwanda ntago cyoroshye barakomeza batubwire turava mu kiganiro twamenye ibyo ari byo turetajya kaburu niko bavuga Kade hanyuma ntabwo kwita Cadette n'uyu munsi barabitekereza nyine kuko nta wundi mwana uri inyuma ariko ntabwo babimamaga bwari ko babitekereza utari mu mitima yabo oya nuko ndi bucura tu kandi yabivuze ni kabucura muvuga muri abana bangahe mu 10 niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba papa wanjye yaba yarakubyaye rwose ntubitindeho birashoboka cyane ziko ibintu wavuze bishoboka nanjye ko nshobora kuba ntekereza ko papa wanjye ariwe wadanje kandi abapapa b'abandi nabo badasanzwe ibyo biroroshye umwana wa 10 muri famiye cyane wagize amahirwe bose barakura mu kubakuriramo yego bose barahari yego bose barahari tashima Imana cyane bakugira ishyari ushaka kuba urimo siko mbona uri serieze byatari aho ndi mpfura sibyo ntabwo wakwiye kumeze nk'ukumeze ukuntu uri hard worker uri umwe mu bakobwa nzi b'abanyarwandakazi bakora ntabwo ushobora kugera ku byo umaze kugeraho utari umukozi cyane warakuriye mu bana 10 ari wowe gucura ari ngiye gucura akazi kawe konyine ukora ari ukubuza imvura kugwa I know
Hmm? ya Nukuri igihe cyo kubuza imvura kugwa narakihoreye narabyirengagije nshaka ni iki n'akarimo kigutera k'amaboko gukora cyane? Ni iki kigutera kugira imbaraga zo gukora cyane? well nuko sinzi nakuze nshaka kwigira, nakuze numva yuko njyewe Anifa regardless yuko mfite abavandimwe 9 beza cyane nshimira bansapotinga mu bintu byose, ariko njye ndi Anifa, ngomba kuba Anifa, ngomba gukora ikintu cyose nageraho, kandi n'ubu ngubu niko mbyumva mu buzima, ikintu cyose nageraho, ikintu cyose pursuing nkikora nka Anifa. Ntabwo sinshaka kuzicara na rimwe mu buzima bwanjye ngo ngire umuntu mblaminga kubera hari ikintu ntagezeho. Icyo nshaka cyose kiba muri ibi biganza byanjye, kiba mu maboko yanjye, ni njyewe hagati yanjye n'Imana, nta muntu wo ku ruhande ngerageza kureba. I have them a backup, ariko nshaka gukoresha ubuzima bwanjye ko hari nk'uko uri murabivuga, ntabwo byananira kwicara wenda hanyuma bakamfasha, hanyuma bagaprovidinga, hanyuma bakanshakira akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se njyewe nshoboye iki? Nshaka gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo ndebe ikintu nshoboye, wenda nihagira ikinanira aribwo mpamagara umuntu wamfasha, ariko apana gukoresha nka 50% y'imbaraga nagombye kuba nkoresha kugira ngo iyindi 50% ive mu bandi. Nakoresha izo mfite zose, nakumva naniwe akaba aribwo mpamagara backup. Uvugana n'abakobwa bangahe ubwo? 5 Akasha nubwo muri 5 se wanyu ko ari abanyamugisha biteye ubwoba, wajya muri bo babyikorera. Nta ruhare rw'Imana rurimo. Bari barasabye neza. Wow, abarashatse abakobwa b'iwanyu? Yego, ko bwose barashatse. Bose uvuyemo ariko? Yego. Cyane warashatse? Njye narimo. Umbaza abakobwa b'iwacu. Abakobwa bose rero barashatse. Abakobwa b'iwanyu nako ntabwo nkubajije ngamije kubabaza abahungu badukurikiye batarashaka. Babyikuremo. Abahungu badukurikiye ntabwo ari sitasiyo nari mfite. Ntabwo nari mfite sitasiyo zo kubabaza. Kuko baguje no kubivuga, nimba ari beza nkawe barahirwa, kuko abahungu benshi bari bagiye guhirwa. Ariko ubwo wenda nabo abahungu bari hano mwiteguye mu kanya ndamubaza nimba hari ibyo mwujuje akeneye, cyangwa se niba afite iyo gahunda yo gushaka, mwe mwiteguye mu kanya mu bibazo biza gukurikira, abwo araza kubabwira. Abahungu nabo bose barashatse bameze neza bose? Abahungu ntabwo ari bose, hasigaye 3. Hasigaye 3? Abahungu n'ubundi ari babiri barashatse, 2 ni abapapa, 3 barimo kurya ubuzima. 3 ni abashene. Kandi wambwiye ko papa wawe yabyara kandi uri bucura, kandi wambwiye ko turanga ntabwo se. Ubwo wenda kubara nka musaza wanjye mukuru, uri muri abo bashatse? Ndi muri abo bashatse bo hejuru. Uri mu hejuru bashatse. Ubwo ari abahungu reka tubihanganira babazana ibirori. Papa na mama nabo baracyahari? Hari mama gusa, papa ntaho hari. Wawe yitwa nde tumuhe icyubahiro? Isile Innocent. Ahantu ari mu ijuru twebwe tubyariye umukobwa ubereye u Rwanda, urimo urazamura idarapo ry'u Rwanda, kandi Imana umugisha. Uwasanga mama yise agira akajero zimongeye ko mutambutse na mama muzi? Ni mama ni mama. Yitwa mama ni mama. Hari umuntu ujya uvuga mama mu izina sindabyumva ibyo bintu. Wavuga so ukananirwa mama. Papa nibaza ko umuntu amuvuga kuko n'umutware w'umuryango, n'umutware w'urugo. Muri bene kanaka? Turi bene Kayisire, ariko mama Imana imuhe umugisha, hari ni mama wacu. Mama bakuburijemo imbere harya umubare waburizamo imbere y'urugo? Mama bijwemo imbere ya papa rwose. Mama ni mama. Bamwita mama nde pasi? Mama bebe. Mama bebe. Bako biterwa n'umwana uzi. Biterwa w'imfura. So wakunda kumwitirira?
Yeah, niwe bebe. Witwa bebe. Yego. bebe kandi wasanga dukurikiye bebe. Yeah, birashoboka. Bebe niba udukurikiye turagusuje mu izina ry'Uwiteka Imana amahoro abane nawe. Na mama bebe ni ukuri nawe turagushimiye ko waratubyariye umukobwa mwiza neza icyenda mu nda yawe ugenda wigengesera ngo adahungabana ukamererwa neza hariya ngo narabyibagiye ndashaje. Wavukiye ahagana he? Navukiye i Kigali mu Rwanda, Kabeza. Nubwo wavukira he ukimukira i Kigali ntabwo nibaza ko wabitubwira ntari. Oya, navukiye i Kigali mu Rwanda, Kabeza. Kabeza niho mu rugo babaga, ariko navukiye kwa muganga. Kwa muganga hagaraye ntabwo wanyuze? Kwa muganga CHK. Ejo? Yego. Niyo mpamvu dusa. Uranya navukiye muri CHK. Nyamara ibi bintu turaza kugenda tumenya ibyo ari byo. Ariko menye n'umwaka wavukiyemo byatuma menya nimba papa wanjye yarakubyaje. Oya, kandi wowe ntabwo ugomba impamvu yakoreraga muri CHK ariko yapfuye muri 1993. Yapfuye 93. Yapfuye naraza no mu bitekerezo. Wenda ahantu turimo turajya duhurira yarakubyaje byaba ari fresh, ariko nimba waravutse nyuma y'93 nta mahirwe na make ufite yuko yaba ari watumye nta na make ni ukuri. Nta n'icyizere. Yo, habe n'igitekerezo, habe simbizi biri kure cyane. 93. 93. Mbega papa na mama batiza kubyara habe na gato. Ari ijambo mu Kinyarwanda bavuga ko habe namba. Nta namba. Nta hantu bihuriye. Habe na gato. Nta hantu bihuriye. Reka twongere imyaka 10 nyuma ya mu 2003. Oya, 2003 nari ndi mukuru narigaga. Okaze waba utaramutse 2003 ukaba wavuga ngo wari mukuru waranigaga bigahura ntabwo bishobora guhura. 2003 nari ndi konseye. Harya babitaga wa konseye. Nari ndi nyumba kumi. Nyumba kumi miliyoni jya ku muntu uzi konseye. Uwo muntu nawe abakuze. Ni kimwe n'umuntu wakubwira ngo polisi kominale. Uhita umubaza polisi kominale urayizi wowe? Cya gendarmerie. Nk'umuntu uzi gendarmerie. Ngo abajandarume. Ariko nanone uri umunyamakuru kandi abanyamakuru muri documenta nta wakwishinga. Wavutse mu mwaka? Mu 2001. 2001. Ntabwo nkugoye kubigusubiza, right? Ndatunguwe ariko se nta kare muri international model ntago usobanukiwe n'icyo bivuga chronology n'imyaka icyo bisobanura muri carrière no mu kuganira. Mu yayi matariki tuzatugukora ama surprise. Mu kwa gatatu. Tariki zingana? 21. Mwezi kwa gatatu. Yego. Mfite umwana wavutse ku itariki 18 kwa gatatu. Uzi kwa gatatu? So hauze gato. Hauze gato. Umwana hose yabura utuntu duto dutuma duhuza. Oya, ariko icyo kuba tuvukana icyo ntabwo twacyemeza none. Ntabwo twacyemeza. Ntitwacyemeza ntitwagihakana tugiye ababyeyi tuza. Unfortunately numvise bose tutanabafite ubwo sinzi ubo tuzaba. Kandi nibo baba babizi. Doko dushaka gukora DNA. DNA? Ako kantu ushyizemo ka DNA ntabwo ari sawa. N'ubundi abo twagomba kubleminga ntabwo bahari dushaka gukora DNA. Ariko mama se bakiriya dufata tutarize gutanga amafaranga. Mama se katombe. Oya, twari tuze kubijyana kure.
tukaba twebwe tubishyize kure tukabimenya tukaba tukaguma tubishyize kure hagati yacu turinde bikamenya kugira uwo ntihagire uwo tubabaza tukibera umutima tukibera abavandimwe ntitujye kubaza ibibazo biremereye bya nyuma y'imyaka 20 na n'ingahe ugasanga dutera ibibazo mu miryango n'ibiki bitari ngombwa umwana aba ari umwana nta ngora papa yaranakuze noneho yeah you're right Kabeza waranayize nabaye ku Kabeza actually urumva ko ariko nabaye igihe gito nabaye muri 90 na kari duturanye wajyaga umbona nabaye muri 96 ubwo nabonye papa na mama bakuru bawe barahabaga icyo gihe 96 yego barahabaga yego agana ku Kabeza agana he Kabeza ku mucyo ubwo sinzi n'icyo gihe yitwaga ku mucyo ariko ni ku mucyo no ku mucyo harahindutse cyane nanjye simpa kwibuka ariko haranabaga isoko kimwe ukarenza ugakomeza niho ukomeje hirya gatoya hari ahantu n'ubu ngubu ngira ngo haracyahari kuri Air Force kuri Air Force bayita kuri Air Force so wakomeje hirya kugeza mu Rubirizira naho ngaho wakomeje hirya nk'aho tuba mu Bugesera ngaho twanditse ubu hose no mu Rubirizi ubona ari hafi kera twebwe kuko nyine 96 iyo warega gato ku gasoko hirya ahiturukaga nyine nko mu cyaro wahita guhera ariko ahantu mu cyaro mwe nawe barajya ariko ubu uri gukomeza no mu busanzwe ukabona ni mu mujyi ni hafi byawe ariko ni Kabeza hirya ndumva narenze ngeze nko mu urimo bari hafi ariko twebwe kera habaga uvuga ngo umuntu atuye mu cyaro ariko ubu ni mu mujyano hose biraryoshye birashimishije kuko nize ku Giporoso nicyo nashaka kubaza primaire ariko nahize 6e ibihembwe bibiri ku Giporoso nawe niho wize cyangwa wize ahandi bon primaire nayize Kabeza then ngenda mpindura nose Kabeza asigaye y'amashuri ya primaire icyo gihe ntayabaga abaga yo Giporoso ko n'abakuru banjye bahize simbizi ariko njye niho nize ikizamini cya leta utsinzwe ikizamini cya leta cya primaire bakoreje kwiga he banyereje aho nari natsindiwe uziko mvuga gutsindwa kuko umuntu agahita yumva biremereye kandi bitari biremereye ntubwiye waragitsinzwe oya ntabwo nagitsinzwe baciriyeho umurongo baguciriyeho umurongo wari ufite twa tunota turi pasable duhita tugenda ubwo wahise ujya kwiga he nize ku Giporoso then niga